Ndi papa Sava. Okay. Cheers. Cheers, guys. Nyuma nagashizemo. Nizere ko mumeze neza sibyo? Cyane hari ribise. Noneho munihangane gato buri ibyo kurya bari kubitunganya fresh. Ariko Kanashonje koko. ihangane kabisa mu kanya birabije imbere na mbere twibukiranye icyatuzanye hano. Sibyo? Ngira ikibazo. Nizere ko mwaje muzi cyabazanye. Masava. Dati Mfubye ibwiriza kuri. Dati Ndakumva. uribuka amagambo nakubwiye. Mama Sava mbabarira. Nari narabuze igihe cyo kugushimira. Uriya mwana iyo utamwishyurira yari kuba ari he? Yari kuba ari. Kuzi ko nta nicyo nibashije. Ndagafata nkakome kazabyumva kashaje. Noneho wowe urumva ndagira ngo ubwo burakara ufite ubukoreshe neza mu mwanya wabo. Ishyano ry'umugabo rishaka kunkura umwana uretse k'abanyamagambo. Ibyo none se nutangira kubimbwira urabibwira ngo erega ndumva ndaka. Kazo mu masava. Ngo uri kubwira dati ngo ugira umujinya. Busase wasanzwe asa n'uremye. wowe rero reka Erega twararaka. uri inshinzo no mu buzima busanzwe. Sho mu mbabarire no kora ibyo nababwiye. Ko tugenda kujya hanze wowe cicika kaze gusa. Nta nisoni. Jewe Uri niwo mwanya. vuga gahoro arimo hano muri Akanishuka Asundi kari gukora Ikihe iki? kibazo Kaje rwose? none hatuka kazingazinga hano. Ariko si mufite ikibazo. noneho ale wowe uri musaza wanjye tuva mu ndi Watangiye kugira ubwoba. Tuza. ndakwizera wowe. ubundi wowe niyo ndi kumwe nawe ndi safe Aragira ubwoba. Ngira mbabwire kuriye mukizo kamufunyanga. noneho mureke mbabwire sibyo mumbabarire mumenye nyine ntimuze kwivangavanga ndagira ngo yumve buri muntu Wowe wumva nyine Ugira ikibazo. niba Ugira umutuka ikibazo. umutuka ushishikaye urumva Nagaruka kumutuka no kumutukuza. niba nyine mumubwire ku buryo nyine Wowe uyu munsi umutima uraruhuka. Natwe turumva tugushimiye. ikibazo. Byibuze. Ugira ikibazo. nabahamagaye mbabaye Ngiye singakomeretse. murabizi Akora twizeye. Ngo ngukire. Ngo nguki. Ubu si inshuro yakomerekeje ijuru no mu ngewe si wenda kuko ibintu byo ko ku mutima haraba niba yakomeretse. ufite rezo yo kumukomeretsa kubera ko azi ko uri muramu. kumukomeretsa ku mubiri Kandi yakwangirije umutima wawe. Ntabwo ari ku mubiri yo ni ku mutima. Nibyo arimo kuvuga. tubujanjagu Umutima tuwumene. Urumva undi karakara. tugiye kugira gute nyine ngiye kumukura mu cyumba kumva Wowe ako nimwerekane nyine imijinya mureke nyine Zana ishyano. ako nyine nimuhitamo musamira Zana hejuru. kugashaka. Ko ufite ikibazo cy'iki? Urabona twe turi abana. Ahubwo uyu uko mbona zaje ishyano nkundira Cyakora mudaki. nuko babaye bashyizeho inkoko nari namubwiye ngo akore utubrushete wanze mufate ufite turana sante harya cyane. aryoshye Umva noneho ubwaje mazi. Ubwaje mazi. Uriya mwana w'umunyarwanda arafite Ntabwo ngakora ubugambubiri. Ako kaba kari kurya ibiki. uyu umuntu weteje ntabwo aba yari ndaguhamagara Ugiye. Manu ugende mu gikoni ukurikirana ibintu Inkoko? genda wowe ndaje Ikibazo cyawe. ako we wagira kano gahungu kakajya gakaraba. Reka nkubwire. Gafunguka pe. Wimenyereza wakoze kabisa. mwatse tugakora Aba mwana bayicaye. ibyo kumpana by'abakozi tukazana Gasigaye kiha kumenyera abantu bose baje. Noneho ntikanazi ko nzi twe turi abakiriya. Cyangwa turi abantu bo muri famille. Njye ntabwo nkunda ukuntu kaza kajombo tubona hano. Mubwira. Mumbabarire. Dukora ahababaza. Umva dati reka nkwereka. Si yakubakiye? Oya, ni wowe yubakiye. Yewe. Wowe n'abana bawe. Uko byari bimeze. Uzo amashuri y'abana. Noneho nshaka wowe. Nshaka umva ubwira ibintu ushaka. Nshaka wowe ugende amakare yose. Umere nk'akagome ihagaze hejuru y'igisenge cy'inzu yawe. Ndakazi nako yo karakaye. Ushinga ku buryo uramanuka uhita umutera inzara mu gatuza. Ibintu ugira ikibazo. Ifata nk'ifi mu mazi. Ngiye ntukagira ikibazo. Kuko ndagakanje. Genda kajombi no kirita. Uzi ibintu uri kankoreye?
ukuri ndakaje ubu niyo mwanya wo kumushimira kara kantu nkafunya none nkuri gumujinya wose uzana moto ati wenda kwizica ubintare ngore urumva mwintare ngore ku buryo umusimbukira katube dushaka imbaraga ariko tukakubite neza uburyo yanyishyuriye umwana abantu bose barabigize ibiganiro barangiza ikiganiro ku musozi wose nibyo byaye nidatiba nibyo butera ngaba uzuburiye kirirwa wateje umutwe umutwe ariko nawe mushiki wanjye nawe hano niho tugiye kukubona yes njye urambarira njye urambarira gukora kandi njye ahantu ngeze nta muntu uvuga akasaka kane ashire marka brochette ahantu ngeze nta muntu uvuga bose barashishikara kamubwire turetse ibiganiro mama Sava yarababaye mama Sava yarababaye mbwira nawe kamutesha umutwe hakuza akantu kugira ngo nta kintu kamumarira nta kintu gukaraho ngo ahubwo se mama Sava bazi kwishabikira hirya no hino ibaze mama Sava umuntu usiga unsaba ubufasha nanjye ari wumfasha akansaba igihumbi ariko nanone cyiza cyo gufasha nicyo cyiza ariko njye ntabwo byumva umuntu ubana dore n'ibyo twavuga ariko se musuzugura niho ukwiye kunzano ariko kugira ngo tuzuganirize ariko ndabaganiriza Papa Sava ntabwo ndi kukubwira ngo ahantu uri bujye kandi tujye twubahana Papa Sava tujye twubahana tujye twumvikana nakubwiye niba mumubwiye ni hari akazi ngiyeho hagiyeho ikindi kibazo ufite ni iki ese nta no gusuhuza abantu rero ntabwo agasuzugura ujyana kugasuzugura bene wacu urabona ukuntu uri kwigira musaza wanjye aranga inshuti zanjye zirahanga hari aho abaguhisha wadusuhuje bigutwaye ubwirasi usigaye ufite hano ko asuhuza abantu sana ngewe njya kugenda gutyo ukankurura uragenda ujya hehe ese ubundi kuki wumva mu buzima bwe udashaka kumvikana ubundi amafaranga mbona yashyira ariko mbona mbaye ndimo ndumvikana nawe se ngo bigende bite ntabwo abari bene wanyu ntabwo uri muramu wawe njye nakubwiye ngo ufite akazi wabazanye wabwiye Papa Sava ako kazi ntabwo karuta umuryango wanjye ese wakwicara ariko ntacyo mbambwire n'undi matusaba urifata ugafata umushiki wanjye urifata umushiki wanjye urangubitisha mu maso ndewe uretse no gukubita mu maso nanagushira mu maso shingaraza nta n'isoni wowe wifata ugafata mushiki wanjye urutya ngiye mbere murebe ubuzima mbabayemo n'ubuzima mbayemo cyakora amasava wararushye mva nkubwire wowe nta n'isoni wowe ubu nibwo buzima mbayemo n'izina ry'Imana urebe ubuzima umuntu aba abaye urankanura iki wowe mbese ukifata ariko arahongaho yirirwa ndirira arandira umunsi kuwundi ngo Papa Sava mfata nabi ukifata ukanabikora njye mbireba n'amaso abiri harahaguhisha se harahaguhisha Manudi ntabwo akujije Manudi w'ikise wamagande amagande kose ubu wibonamo iki washyano we ry'akagabo wibonamo iki wibonyemo iki ndagira nkubazo nanjye nakudunda nanjye nagukubita ukabona uko kangana abaye iki kunabaje boss aka nanjye nakiheza noje kumureba noje kumutabara niryo bonso uzanye nuko mama Sava kubaho washyano nuko mama Sava kubaho ugiye guhekenya tugiye gucana ruronko se ku buryo dukoresha zimwe ziri ku maboko akase niko wishingikirije mu buzima vanga ukajya uvanga ukigize ikibazo ntabwo nje kurwana do mwabantu b'Imana sinetse ifite tumuka ndagusaba agenda umamagarire ba basore baje Papa Sava zone ntakunyumva ntakunyumva ese kubundi nta matwi afite ese una nagatangaye impamvu Mama Sava yirwari ntabwo nakubwira ukuntu yafunguje konti yandikaho we amasengesho biramugora ugatinyuka nta soni ugatinyuka ntabwo n'ibibazo mbana nabyo Papa Sava niwe ndi kubaza umva uyu n'uwanjye mumundeke niwe ndi kubaza gafunyanga inshuro mbonye hano inshuro kunyuza mu maso nizingaye sinyinshi se wambaza ubuze nabaye basoro bahamagaye nibo bari bubone bizeye bari buze kuko
ni bande uzi muri ino karitsiye cyangwa hano hantu utuye ye nta nubwo nayizi ko kameze gutya wowe ukifatura aho ngaho wakuye mu masava mu rugo ameze gutya wamukuye mu rugo ameze gutya reba ukuntu ameze wamukuye mu rugo ameze gutya si wamukuye mu rugo arahateye neza ari ikidomange amata yari yose ariko uraho ngaho reba ukuntu yangize yari afite imisatsi myiza nk'abandi bana ari aho ngaho wamwicishije depression gusa yagenda akuraho imisatsi ayimaraho wowe ndabyibuka ejo bundi ndabizi ko yabimbwiye ariko areka si wafunguje konti wowe numva utari kumubwira si wafunguje konti si wafunguje konti iri bloke umugore wawe se wamukiza wakize inda yawe umugore wawe ntabwo ari ukwiye kujya twasezeranye ivangamutungo none umusezeranye ivangamutungo wambwire papa sava uri kundeba iki twakubise urushyi kubita turagushyigikira natwe turamuhereza ibintu byose umaze iminsi wigira ngaho nguri intare we nakubwiye nabwiye ibintu byose umaze iminsi wigira intare muri uru rugo iminsi ngaho indi buze kumara hano birahinduka ariko cyo mu magambo ntabwo iminsi yose ndi bumare hano biraza ariko n'undi munsi wowe ushikariwe hanini subiza hano hasi ikibazo kirano ni iki kibazo kirano ikibazo se nyanya nano iki gipirizo mu bintu bya famiye turi mu bintu bya famiye ntabwo ikintu cy'ubudigi ni wowe uri gutaza ikibazo hano oya turi mu bintu bya famiye ntabwo twavuze ngo hazemo abandi bantu nicyo ushaka gikurikiraho nicyo ushaka gikurikiraho banza mufate koka enda bro papa ariko iyo ni yanjye ibibazo iyo ujomba mbese imishito ntabwo umva ntabwo pfumura umuntu umva yes boss ikibazo ufite ni iki ngiki ni wowe kibazo hano yego oya nyine ariko hano turi mu bintu bya famiye twari turi kuganira ibintu bya famiye nicyo ushaka gikurikiraho abantu bazemo hano ushaka kuganira nawe cyumvikanye mama sava umva ceceke cyumvikanye cyo avuze ngo ugire ute icara hasi tuzamushito icara hasi yakubwiye hasi ako nyine yavuze he njyewe se nicara hasi nakubwiye ngo ndaganira nawe wicaye hariya hasi ako nyine ndahicara n'ubwo uri gukora umuti gira vuba bro jomba n'ikiraro njyewe se jomba ikiraro ukubitinza byashobora guhinduka navuze ngo ndaganira nawe wicaye hasi ku makaro se bafure biragusaba iki kugira ngo ujye hasi nicaye hasi narambye bakubwiye no ntabwo nakubwiye ngo urambye ihina ukore ni ikintu cy'igipirizo kiri aho nayahinnye icyo cyamaze utubenzi two muri karitsiye ubu ngo wari wateje akaduruvayo tu yanjye ariko rwose reka nkubwire iriya shati ni yacu wenda ngiye muze kuba mu mwanya nisobanure ariko ngiye na mama sava urabizi nuko twari turi kuvugira hejuru nanjye ngo ijwi ryanjye reka ndijyane hejuru noneho nyine urumva menya aribwo abaturanyi wenda babyumvisha none bundi ubu mushiki wawe yagira ubwenge habaye iki niba uzi ukamushyigikira ngo ubona uko mvugana nawe waryaga kuyiheho igisabura gishonje cyangwa burushete navuga ibitekerezo wowe na mushiki wawe mwari mufite nyine iyo urumva ngiye reka mubwire rwose nuko ubwo wenda mubyumvishe nawe pe ariko ngewe narindi hano urumva nyine bavugira hejuru nanjye ndavuga nka musaza wa mushiki wanjye reka noneho nanjye nzamura ijwi kubera ko nyine ndi umusore noneho ntago urumva nyine ndiyambuye kuko hano nta bandarateri yapfuye ndavuga ngo reka niyambare ko hari ubushyuhe intoki wazijyanaga mu gahanga ka muramu wawe gukora iki wamujomba urutoki mu gahanga yambuye kugira ngo ukubite ndi shaka ko ni kwa kundi ndagukubita iki gikapu ntabwo uzi kirimo wiyambuye ukubite ndi shati bise aragorana ari ubuhindu uyambuye ngo ukubite ndi shati nuko nyikuyemo nabi kawukora ntabwo ndi kukubaza inshuro ya kabiri uyambuye ukubita ndi shati mwebwe mwarabafatanye bikorwa se nawe ijisho ritukwe kubera iki ntabwo ari igipesu cy'ishati yawe papa sava
bose abo bari mu gikundi kimwe nawe nabo twebwe ibibazo by'umuryango yanjye abo ngabana basanze hano rwose ese ubundi wenda avugana nawe uhagaze ute umahagaze hejuru mwana kandi agera kuri urwo rudigi simbona ruruno umahagaze hejuru mwana icara rero tanga inzira ariko rwose nayitanze nuko uranyicara hejuru ku musozi igira haruguru kiri gutembaga we nta kiriburo ufite tu nta na kiriburo ufite nuguhenuka ngo haguruka wongera nkubite ishati mu jisho ariko nshaka aya mavi yakunje nuko nyine tuvuze ibintu nabi wenda icara mu maguru ya mushiki wawe icara mu maguru ya mushiki wawe ako se bajye bavuga wumve vuba ako buriya ngiye rwose muri kundenganya ibintu byose nturengane murameze kiraro subiramo ibyo wankubitira subiramo nyine urumva ntumavuge nuko nyine urumva twari telefone yawe iri telefone yanjye iri nabwire bayiguye ni ubuhe bwoko iPhone kangahe 13 Pro akomeza gusubiza twinze turakudiha bayiguze angahe yarazi ko bayiguze angahe miliyoni ako ni nase muramuha niko nyine bafure urumva bari ugira akazi ugira akazi oya ako nyine bafure muri kwifata nabi ibintu nuko wenda njye navuze ugasanga wenda umubyumvisho ko bitari nagira ngo tuze kumvikana ntududubize hano natajya guha ijambo sinumve yongeye j'ai pas besoin de diarrhée verbale uranyumva neza neza gutya rwose sinkeneye ko uhitwa amagambo yawe hano njye mvuga ijambo usubize iryo ngiryo ugira akazi yego oya ufite akazi ntabwo mfite okay wowe nta nkoni yo kukuzanira wowe ntabwo mfite pe nta mpamvu kabisa ufite taxi voiture mu muhanda njyewe singenda ndayifite taxi voiture wayiguriwe na mushiki wawe yego oya ndongera kumva usubirishamo wayiguriwe na mushiki wawe yego yego ntacyo ntushaka ntiwongere kuza nakubwiye ngo ujye uvuga badusomeho somaho kugira ngo ubone umwuka wo gusubiza murakoze ntiwaye inkweto okay simuramo wayiguhaye wayiguriwe na mushiki wawe icyo kibazo ndongera kucyumva ndongera kumva unsubirishamo urahuma wowe uranyumva neza yego ibyo muvuga byose yego okay wowe wari uri kuvuga ngo bagire bate bakubiteshye ndabashimira rwose ubufasha mwampaye mwanyishyuriye umwana ndabashimira pe ntacyo mbashimira wari waje gushima wari uri kuvuga ngo bakubiteshye ntago njye cyo umuryango sinjya bibwiriza wifi ndavuze ngo nyegera wavuga ngo bakubiteshye nari nacitswe kubera nari ntaramenya nibyo wavugaga wowe nibyo wavugaga ntabwo nongera kuvuga pe ntabwo njye nongera kuvuga pe do shaka ikintu utegeka ushobora kongera kusubira mu magambo nawe wirenza amaboko yego so uranyumva neza wavuga ngo bankubitishye mwaje mufite uburwayi bwa mugiga byageze bite ntabwo ari uyu mugore ukwishyurira umwana ishuri kuri ndabashimira hari ubwo ngiye muju urashimira nde nande njye ndabizi yuko akurihirira uko mwabipanze ndabizi uko mwabipanze wowe
uramuka ukoze ikosa rya kabiri. nta kindi ndi gukora pe ntabwo nigeze mbikubwira. njye nari nzi ko yabibabwiye ntabwo nari nzi ko umugore akora Rasta Betesi bicarana mugane na Rasta. njyewe nibwo nari ndi kunywa fanta gusa. njyewe ndi kunywera fanta. ceceka bakubaze wowe Rindira nkubaze ntabwo nkwiye kunsubiza. Funga iyo misatsi uyifungire inyuma. Bofre dore byose ni wabi. Hey, ntacecetse rwose pe. Uza hano ukaboroga ubwira mama Sava uburyo kinzi igiye kubagwaho mukeneye ko bayisana n'ibiki byose wakekaga ko ntakumva. yari iguye uriya mubyeyi arakabyara. Barakabyara. Wavugaga ngo iki? namushimiraga byonyine. narabuze undi mwanya. Ntabwo wigeze uvuga ngo bankubite. niba umuntu ugusanya n'ibintu uri kumubaza yabivuze byose Urongera kubusanya n'ibyo wavuze tugasubiza inyuma teto hari. Urongera kubusanya n'ibyo wavuze tugakina tepo hari. Urabizi ko hano harimo kamera. Nidutuna tugasanga abivuze. Urambona. ubwo sinzi ukuntu byaba byagenze. njyewe nashimiraga gusa kandi ndi kumwe na fanta nongere we ngende bageze n'inyota ariko nashimiraga byose. Iyo miteto ufite hano niyo urumva ufite amabere abiri. Uzi ko nagukiza nkayamanika hano muri salo. ntabwo nongera ko Uri guteta kuri ndese. hawe n'ukuri. Njye urabona ndi mu rwego rwawe wowe. ariko nta kintu nakoze njyewe. umuntu wese wakubangamiye wese wagize uruhare mu kukubangamira umbwira icyo umutegeka. Wazanye musaza wawe nabo mu mbyetana amafaranga mukajugunya mu ntebe ngo umugongo ubudoke. Siko wari wabipanze. Harya ngo ukeneye divorce. Divorce urumva ari igisubizo. Ni solution ni solution. Yego. Yes. Wazanye musaza wawe uzana abo mufatanyije ngo muze mu nkango urashaka divorce. Divorce mwaje kumushyigikira hano ngo mwake divorce. Mukubita mu ntebe ngo umugongo ugudukire. Yego muramuha. Ariko Bofre bose reka nkubwire Bofre njye nawe turi inshuti pe. Njye nawe turi inshuti. Ntabwo babaza ubushuti. Ndi kukubaza nimwe mwaje kumushyigikira kugira ngo yake divorce. Njye se urumva ukuntu amafaranga urihirira umwana wuyu. Hari ubwo ujye uyambwira? Ntava hano muri uru rugo. Amafaranga wubakishirije inzu nyina wuyu nguyu. Kuva ku gisenge mpaka mushyizemo amakaro. Bari batuye mu byondo. Yavuye muri uru rugo. Hari ubwo wigeze uyansaba? Hari ubwo twabiganiriyeho. None muraza mugabyeta ngo nafunguje konti. None wabazanye hano ngo munkubite pe. Munkweshura ijosi munyumvishe ko ngomba gukora divorce. Niko yari yababwiye. Niko yari yababwiye. gute Ndi kubaza ndeba mu maso. Turakeka mfitanye iki nawe ku buryo mbaza ibibazo byinshi. Waje hano uje kugira utese? gushimira. Ntabwo. none se hari ikindi gihe nakoze ko nanywa fanta gusa. njye ni fanta yonyine. Because rata Bofre. Okay. Basava njye nsabye imbabazi rwose ntabwo nari nzi biri Subira kubera mu mwanya wawe. mu muryango. kabwe ntabwo twivanga mu bya famiye. Sasa divorce nge ntago ndi umuntu ufatafata ngo ndagufatafata mu kibuno sibyo. Divorce arayikwiye cyane ko wenda wabyese narenzayo. Ikintu kimwe nkeneye ni iki ngiki kugira ngo uzagire ikindi kintu ukura hano. Nkeneye taxi voiture uyu nguyu afite mu muhanda
yanjye se nkeneye n'amabati n'amakaro ari ku nzu ya nyina w'uyu. Uranyumva neza? Noneho uzabizane hanyuma nguhe divorce. Divorce cyo cyumvikanye. Ako njye ariko muzakomeza nzi ko yabikubwiye rwose. Ako njye mupundenga njye nzi ko yabikubwiye pe. Shiki wanjye njye nzi ko wabivuze. turasubira kuba hanze. Cyemura icyo kibazo ni mwigane mu byigeho sibyo. None se ubwo turabigenza gute muri Pasava dusabye imbabazi. Nasa koko n'ibindi Njye bafuna. Ariko njye sinkavugane nawe. dusore iperereza. Uranyumva neza? Genda umugabo wubatse wakoye wowe uracyari ingarama kirambi kwa nyoko kunaga mu kanwa. Mfite abana babiri wagicucu. Uranyumva? Sinkavugane nawe. Numara kurongora nibura wagize urugo utekereza uzambwira. Cyangwa ufite inzu yawe ubamo. Yego pe. Kubita Kagere. Ako njye tugiye Iki ni cyane. ni yanjye. Yawe. Harimo iki? Harimo amafaranga. Umutungo w'urugo. Aya ntago araye. Nawe bamverishije. Nangahe? Nangahe? 60. Musigira agatike. Byose ntibiva muri tagisi voiture yaguzwe mu yanjye se. Twigendera. Twigendera base. Musigare mubitekerezaho. Rero ibyo bintu by'abafana. Bose Reka tubareke. ntacyo twavuga. Nose ngo imyanzu itumye bakuramo babazi no kuyiga. Masava tuzavugana sho. Naho mva uri kunyica. Ngereka nkubwiza uko kariya kagabo kawe nido. Aho tuzagurira nzagakanda nzakavuna. Uzagakanda se kutagakandiye aha ngaha. Kize kuvuga gusa gitombaraye gusa.